Nguhaye ikaze wo ukurikiye channel ya Innovation and Electrical, umuyoboro mwiza unyuraho inyigisho nzima zerekeye ikoranabuhanga, amashanyarazi ndetse n'udushya dutandukanye. Niba ushaka kunguka ubumenyi butandukanye mu mibereho yawe ya buri munsi, nguhaye ikaze kuri ino channel. Uyu munsi rero twagarutse mu gice cya innovation kandi twihuse cyane. Ngiye kukubwira ibintu bitanu ugomba kwirinda gukorera kuri telefone yawe mu gihe urimo kuyikoresha. Bimwe muri byo ushobora kuba atari bwo bwa mbere ugiye kubyumva, ariko kandi hari n'ibyo ugiye kumva bwa mbere. Gusa byose ukwiriye kubyirinda, ukwiriye kwirinda kubikorera kuri telefone yawe mu gihe urimo kuyikoresha. Rero mbere yuko nkubwira ibi bintu bitanu ukwiye guhagarika gukorera kuri telefone yawe ukimara kumva ino video, reka manze nkubwire ingaruka uzabona nukomeza gukora ibi bintu bitanu ngiye kukubwira mu kanya. Ingaruka ya mbere uzatangira kubona ni uko telefone yawe izatangira kugitaramisha umuriro. Mu gihe wakoreshaga telefone yawe ukabona ibika umuriro neza, ukabona uyicaginga nka rimwe mu minsi ibiri cyangwa se rimwe ku munsi, hanyuma ugatangira kubona umuriro uri gushira vuba, uzamenye ko hari ukuntu uyikoresha nabi, akaba ari byo bituma telefone yawe itangiye kujya imara umuriro vuba, itangiye kugishiramwo umuriro vuba. Hanyuma rero ingaruka ya kabiri uzabona mu gihe cyose telefone yawe utayikoresha neza, ni uko izatangira kugenda buhoro mu gihe urimo kuyikoresha. Cyane cyane nk'igihe wafunguye connection ya internet, telefone yawe izajya itangira kugenda buhoro, cyangwa se no mu gihe utafunguye internet nabwo ishobora kugenda buhoro. Ikintu cya gatatu uzatangira kubona kizakwereka ko telefone yawe uyikoresha nabi, uyikoresha mu buryo butari bwiza, ni uko izatangira kugikwama cyangwa se kuyibloka. Nk'igihe uri gukoresha telefone yawe ukabona iribrotse, nta kintu na kimwe kiri gukora, cyangwa se igakora kwa kundi ucishamo urutoki hejuru uri kumanura kuri notification bar, akaba ari byo bikora byonyine, ariko ahandi hose akaba nta kintu na kimwe kiri gukora. Icyo gihe nubona ibyo ngibyo bitangiye kukubaho, rero uzahita uhagarika gukorera ibi bintu bitanu ngiye kukubwira mu kanya kuri telefone yawe. Hanyuma ikintu cya kane kandi cyo gikomeye, telefone yawe nutangira kuyikoresha ikagira shyuha kandi igashyuha cyane, uzitonde cyane, kubera ko ahangaho ishobora kuguteza ibindi bibazo bikomeye cyane, harimo nko kuba yaguturikana cyangwa se yo ubwayo igaturika mu gihe utayifite mu biganza byawe. Ndakeka mujya mwumva hirya no hino telefone zaturikanya abantu, akenshi ni gutya biba byagenze, ari ukuyikoresha nabi mu buryo bwo kuyinaniza. Hanyuma ikindi kintu kizakwereka ko telefone yawe uyikoresha nabi cyangwa se mu buryo bubi, ni igihe uzabona telefone yawe wayicagingaga nk'amasaha nk'abiri ni urugero, ikaba iruzuye, ukabona utangiye kuyicaginga ikageza mu masaha 5 itari yuzura, cyangwa se wajyaga kuryama ukayiraza kuri sharijeri bugacya yuzuye, hanyuma ugatangira kuyirazaho bugacya itari yagera no kuri 80%. Icyo gihe uzamenye ko telefone yawe igiye kuzapfa burundu, ikaguhombera. Hanyuma ikindi kintu kizakwereka ko telefone yawe uyikoresha nabi, ni uko bateri yawe izabyimba. Nubona bateri yawe yatangiye kubyimba, uzamenye ko telefone yawe uyikoresha nabi. Ahangaha ushobora kugira ngo ni za telefone zigira bateri zivamo, ngo ziza zikoranye na bateri, zo ntizabyimba. Hoya, ziriya nazo zirabyimba, ahubwo zo zamara kubyimba kubera ko ziba zifunganye na telefone, zikabyiga taburo ya telefone, hanyuma taburo ya telefone ikaba yakwangirika. Hanyuma nubona telefone yawe yatangiye kubyimba bateri, wowe ubwawe uzahita umenya kuyikoresha nabi, hanyuma uhita ugira ibyo ukosora, uhita ugira ibyo uhagarika. Hanyuma twihuse ku kimenyetso cya nyuma kizakwereka ko telefone yawe uyikoresha nabi, ni uko izatangira kugira twika amasharijeri, ugasanga ufite sharijeri yazanye na telefone ubwayo yarahiye, ugura indi, hadaciye kabiri nayo yarahiye, ugura indi yarahiye, ku buryo uhora mu kugura amasharijeri ariko wabuze sharijeri n'imwe ugura ngo irambe, kubera ko telefone yawe zose izimara iri kuzitwika. Ibyo byose nubibona rero, nubona kimwe muri ibi ngibi cyangwa se bibiri cyangwa bitatu, uzamenye ko telefone yawe uyikoresha nabi, bityo uhita uhagarika ibintu bitanu ngiye kukubwira.
twihuse rero. Hanyuma ikintu cya mbere ukwiye kwirinda gukorera kuri telefone yawe ni ukuyikoresha umwanya munini uri ku izuba, cyangwa se kumara umwanya munini uri kuyikoresha hari imirasire y'izuba. Igihe hari izuba, mbega ugomba kwirinda gukoresha telefone yawe ahantu hose hari kugera imirasire y'izuba. Impamvu ni iyihe rero? Ubundi ino sikirini ya telefone, kino kirahuri cya telefone ubundi gikurura imirasire y'izuba cyane kandi kibika ubushyuhe bw'izuba. Hanyuma rero iyo urimo gukoresha telefone yawe ahantu hari imirasire y'izuba, bituma bwa bushyuhe buturuka ku zuba buba bwinshi muri telefone yawe, bugahita buhura n'ubushyuhe nyirizina bwa telefone, hanyuma telefone yawe igashyuha cyane. Yamara gushyuha igatangira igateza ibibazo, temperature ya telefone yawe ikiyongera, igatangira guteza ibibazo telefone yawe. Impamvu kino aricyo ntangiriyeho mu bintu 5 ugomba kwirinda gukorera kuri telefone yawe, ni uko aricyo gikomeye cyane ndetse cyane kurusha ibindi byose, kandi ni nacyo giteza ibibazo cyane. Kubera ko iyo ubushyuhe bumaze kuba bwinshi cyane muri telefone yawe, applications nyinshi zikora nabi, telefone yawe ikora nabi, ndetse ikaba yaguteza ibibazo. Kandi wibuke neza ko iyo ubushyuhe bumaze kuba bwinshi kuri telefone yawe, ishobora kuguturikana ikakubera nk'igisasu, ugasanga ikugizeho ingaruka. Hanyuma rero ikintu cya kabiri ukwiriye kwirinda gukorera kuri telefone yawe, mu gihe cyose ucaginze telefone yawe, irinde gukoresha ama application aremereye, cyane cyane application z'amagame, azira application zo gukina z'imikino. Irinde gukina game, irinde gukoresha application ziremereye igihe cyose telefone yawe icaginze. Nababwiye urugero nka application z'amagame. Ikindi kandi izindi application ugomba kwirinda gukoresha mu gihe cyose telefone yawe icaginze ni application zikina imiziki. Ukwiriye kwirinda kuzikoresha mu gihe cyose ucaginze telefone yawe. Ikindi ukwiriye kwitondera gukoresha telefone yawe wafunguye interinete, hanyuma ugakoresha ziriya application ziplayinga amavideos, urugero nka YouTube, TikTok n'izindi nyinshi nk'izo ngizo. Irinde kuzikoresha. Impamvu ziriya application zikurura umuriro cyane, zikogota umuriro cyane, kandi ziba zifite imbaraga nyinshi ku buryo ushiduka ziri gukogota umuriro urimo kwinjira muri telefone, zigakogota n'umuriro nyirizina wa bateri. Noneho telefone ikananirwa kubimanaginga byombi, ikananirwa kubimanaginga, bikaba byatuma telefone yawe ubwayo igira ikibazo kiremereye. Ibi ngibi byo ni bibi cyane, kubera ko niho hashobora guhita haturuka za ngaruka hafi ya zose nababwiye. Icya mbere, hashobora guhita haturuka ya ngaruka yo gushyuha cyane kwa telefone yawe. Hanyuma ikindi, hashobora guhita haturuka ya ngaruka yo kugenda buhoro kwa telefone yawe. Ikindi, telefone yawe ishobora guhita yibloka cyangwa se igakwama. Hanyuma ikindi, bitewe n'uko phone iri gukenera imbaraga nyinshi, bateri yawe ishobora kubyimba. Hanyuma yamara kubyimba, ikaba yakwangiza na tablo yawe ya telefone. Indi ngaruka ishobora guturuka mu gukoresha telefone cyane igihe uyicaginze, ishobora guhita itwika sharijeri yawe. Niyo mpamvu usanga benshi sharijeri zarahiye, ugasanga ahora agura amasharijeri, nta sharijeri amarana iminsi, bitewe n'uko akoresha telefone cyane igihe cyose mu gihe ayicaginze. Iki kintu cyo ukwiriye kukirinda cyane. Ukwiriye kwirinda kujya ukoresha aya ma application cyane igihe cyose telefone yawe icaginze. Hanyuma reka twihute tujye ku cya gatatu, tujye ku kintu cya gatatu ukwiriye kwirinda gukorera kuri telefone yawe. Icya gatatu rero ni ugutereka telefone yawe kuri sima cyangwa se ku makaro igihe uyicaginze. Irinde gutereka telefone yawe ku makaro cyangwa kuri sima, ndetse n'ahandi hantu hakunda gukonja cyane igihe telefone yawe uyicaginze. Aho kugira ngo ubikore gutya, ahubwo wajya ureba akantu ukayiterekaho, then warangiza ukabona ukayicomeka, cyangwa se ukayitereka nko ku ntebe cyangwa se ku kabati, ahantu hose hatagera ubukonje
bwinshi, kubera ko iyo ufashe telefone ukayicaginga warangiza ukayitereka ahantu hakonja, bituma ubukonje bwa sima cyangwa se ubukonje bw'amakaro buganza ubushyuhe bwa telefone, noneho telefone ikajya igakonja. niho uzasanga telefone uyicaginze umwanya munini ariko ugasanga nta muriro wagiyemo, cyangwa se aho kugira ngo hajyemo umuriro ahubwo ugasanga umuriro wavuyemo bitewe n'uko wari wayishyize hasi ahantu hakonje. Reka twihute cyane tujye no ku kintu cya kane ukwiriye kwirinda gukorera kuri telefone yawe. Ikintu cya kane rero, irinde gukoresha sharijeri itari iya telefone yawe. Murabizi ko telefone yose isohotse mu iduka izana na sharijeri yayo. Ni urugero, niba ari Samsung uyigurana na sharijeri yayo, yaba ari Tecno izana na sharijeri yayo. Rero impamvu buri telefone izana na sharijeri yayo ni uko buri sharijeri iba ifite maximum output voltage, bivuze ngo iyo sharijeri iba ikoranye na bateri ya telefone, bivuze ngo ubushobozi bw'iyo sharijeri buba ari ubwo gucaginga iyo bateri ya telefone. Iyo ukoresheje indi sharijeri itari y'ubwo bwoko bw'iyo telefone, rero sharijeri ikaba ifite ingufu nkeya kuri bateri y'iyo telefone, cyangwa se sharijeri ugiye gukoresha itari iyo telefone ikaba ifite imbaraga nyinshi zirenze izo bateri iyo telefone igomba kwakira. Iyo rero ubushobozi bwa sharijeri buri hasi y'ubwa bateri yawe, bituma telefone yawe itwika sharijeri, ako gasharijeri karimo gafite ubushobozi bukeya. Ikindi kandi, iyo sharijeri isohora umuriro mwinshi kurusha uwo bateri yagakwiriye kwakira, bituma noneho ya sharijeri yangiza telefone yawe, ugasanga noneho nibwo telefone yawe nanone itangiye kujya imaramo umuriro vuba, kubera ko yakiriye umuriro mwinshi ukayangiza, bituma telefone yawe bateri itangira kujya imaramo umuriro vuba. Icyo ngicyo rero cyari ikintu cya kane ukwiriye kwirinda kujya ukorera kuri telefone yawe. Ugomba gukoresha uko ushoboye. Niba telefone yawe ari Samsung ukagira amahirwe make ya sharijeri yayo wabiguranye igapfa, koresha uko ushoboye, ushaka indi sharijeri inganya ubushobozi na bateri y'iyo telefone. Ndakeka byumvikanye. Icyo cyari ikintu cya kane. Rero reka twihute no ku kintu cya gatanu, ari nacyo cya nyuma ukwiriye kwirinda gukorera kuri telefone yawe. Ikintu cya gatanu ukwiriye kwirinda gukorera kuri telefone yawe rero, irinde kujya ucomora telefone yawe ituzuye. Murabizi ko buri telefone igira level, igira urwego runaka igeraho, ibwa ikakubwira ko ugomba kuyicaginga. Akenshi imarika umutuku cyangwa se igasona. Icyo gihe rero ibikubwiye ngo yicaginge. Kandi ikindi kandi, abantu mukunda gufunukura telefone mu maduka, murabizi ko musangamo umuriro runaka nka 70%, hanyuma bakagutegeka ngo genda umanze ukoreshe uwo muriro ushiremo, nushiramo ubone kongera kuyicaginga. Impamvu rero ni uko gucaginga telefone itari yagera kuri urwo rwego rw'uko umuriro washizemo ntabwo ari byiza. Ikindi, kuyicomora ukayikoresha itari yuzura, ugasanga uyicomoye yarigeze nko kuri 70%, urayikoresheje igeze kuri 40%, urongera urayicometse itaragera ku ijana, urayicomoye gutyo. Ibyo byica bateri ya telefone. Rero iki ni ikintu cya gatanu ukwiye kwirinda kujya ukorera kuri telefone. Niba telefone ari iyawe warayiguriye ukaba uyikunze kandi ushaka kuzayirambana, gerageza ibintu bitanu nkubwiye ubikurikize kimwe ku kindi. Nutabikurikiza, iza ngaruka zose nahereyeho nkubwira, icya mbere izashyuha cyane, nimara gushyuha cyane ishobora kuzaguturikana. Icya kabiri rero, izatangira kujya igenda buhoro, hanyuma yibloke, itangire bateri yawe ibyimbe, gucaginga itangire gucaginga buhoro cyane, hanyuma kuramisha umuriro bishire, itangire kugishiramo umuriro vuba, hanyuma amasharijeri yose itangire kujya iyatwika. Rero nawe niba wumvise ibi bintu bitanu mubwiye, niba wabyumvise, kora subscribe, ukore na like, hanyuma ukore share, ubisangize n'abandi. Iyi ni channel yanyu Innovation and Electrical, ishuri ryiza wigiraho ibintu by'ubwenge, cyane cyane mu byerekeranye udushya tw'ikoranabuhanga, amashanyarazi, elegitoronike ndetse n'ibindi. Ndagushimiye rero
kandi tuzasubire muri videwo z'ubutaha. Bayi bayi.